Hari igihe uba uri umukobwa ukireba ugasanga uri mwiza, ahantu hose uri mwiza, nta kibazo ufite, yewe n'abantu benshi bakakubwira ko uri mwiza kandi nawe ubibona ko koko uri mwiza, ariko ukisanga ukundana n'abasore mugahora mutandukana cyangwa se mugakundana igihe kinini, wajya kubona ukabona wa musore wakubwiraga ko muzabana, wakwizezaga ibitangaza, wakubwiraga ko uri nyina w'abana be, ashatse undi utari wowe. Mumaranye imyaka 3 cyangwa 4 ariko yajya gushaka, agashaka undi utari wowe kandi bamaranye n'igihe gito cyane gishoboka. Ugatangira kwibaza ngo ese byagenze bite? Ugashaka impamvu ukavuga ati uyu musore nta kintu ntakoze, ntacyo namwimye, namubereye mwiza, ariko ni iki cyabiteye? Kuko watigeze akubwira ugatangira gutekereza ibindi, yewe hari n'abatekereza ngo bashobora kuba barangenje gutya, ibintu nk'ibyo, ariko ntumenye impamvu nyamukuru ishobora kuba yatera ibi bintu. Hari imico rero cyangwa se ingeso umusore ashobora kukubonaho ntatekereze no kukugira umugore mu buzima bwe, cyokora akaba yakugumana kubera ibyo umufasha cyangwa se kwa kundi muri kumwe umufasha gusunika ubuzima no kugera ku ntego ze, ariko abizi neza muri we ko udashobora kumubera umugore. Umuhungu ntashobora kukubonaho ikintu ngo akubwire ngo njyewe kubera ko mbona iki kintu ntago dutandukane birangire, abaye atari ikintu nyine nawe ukora ngo uhite ukibona by'ako kanya nyine ko ari ikintu kibi, ari zimwe mu ngeso ufite. Ashobora kukwihorera rwose mukabana bitewe n'inyungu agufiteho. Aha rero njye nje kukubwira ibintu 11 by'ingenzi cyangwa se za ngeso mbi cyane umusore ashobora kukubonaho rwose pe ntazigere atekereza no kukugira umugore. Nguhaye ikaze kuri Iyungure BTV, ngusaba gukora subscribe niba aribwo ugeze kuri iyi channel. Ingeso ya mbere umusore ashobora kukubonaho ntabe yakugira umugore ni cya gihe uri umukobwa ugira umwanda. Buriya muri kamere y'igitsina gabo bakunda isuku, niyo yaba ari wa musore utagira isuku ariko aba yumva ayikeneye, ahantu ari, mu byo arya, mu byo yambara ndetse n'ahantu hamukikije aba yumva hagira isuku, nubwo yaba adashoboye kuyikorera aba akeneye isuku. Niba uri wa mukobwa rero utagira isuku, ndakubwiza ukuri ko byagorana cyane kuba umusore yakugira umugore w'ubuzima bwe. Ikindi kintu cya kabiri, kuba uri wa mukobwa usesagura. Hari ukuntu wisanga usipendinga, uyu munsi ukaba ufite amafaranga kandi menshi, ejo ukajya kwisaka ugasanga nta na make usigaranye. Hahandi usigara wibaza ngo aya mafaranga yagiye he, nayakoresheje iki? Ni ukuvuga ngo nawe ubwawe ntuzi ngo ukoresha amafaranga gute, kubera ko wisanga uri wa muntu ugura n'ibintu udakeneye cyane. Kubera ko ufite amafaranga, uhuye n'ikintu uraguze, uhuye na kiriya uraguze, mu by'ukuri urasipendinga ariko bidafite impamvu. Rero wibuke neza ko bavuga ngo iyo uhora ugura ibintu nyine kubera ko ufite amafaranga, birangira na bya bindi wari ukeneye mu buzima bwawe bwa buri munsi ubigurishije. Kubera ko nyine usipendinga nyine kubera ko nta mpamvu ufite, ukeneye ishati cyangwa se ugasanga ufite nk'amashati 10 ariko wagera hariya mu nzira cyangwa se n'aho zimanitse mu mashopu ugahita utahana indi. Mu by'ukuri wari uzifite nyinshi, nta kintu kidasanzwe cyari kugutuma ugura indi shati ariko ukisanga wayiguze. Iyo umusore rero abonye usesagura cyane biragoye ko yakugira umugore. Ikindi kintu cya gatatu, kuba uri umukobwa w'umunebwe. Hari igihe usanga uri umunebwe pe nawe ubizi neza ko uri umunebwe. Uri wa muntu ubyuka saa sita, uri wa muntu utava mu buriri, usohoka gake ukagaruka mu buriri, nta kintu ushobora kuvuga ngo wakoze umunsi, kubera ko hari igihe wenda ushobora gusanga ibintu ufite abakozi mu rugo, ariko nanone wibuke ko ushobora kuba ubafite uyu munsi kubera ko uri iwanyu cyangwa se wenda uri n'ahandi, ariko kubera ko wumva ko hari abakozi wowe ukumva ko nta kintu wakora, ahubwo ukumva ko uri wa muntu wahora uri aho nyine kubera ko ufite ababikora, ariko nk'umwana w'umukobwa byanga bikunda uba ugomba kugira ibintu umenya byo gukora.
ntabwo uri shuwa neza, ubuzima burahinduka, uyu munsi ushobora kuba ubayeho gutya uyu munsi ariko ejo bikanga, uyu munsi uri iwanyu mumeze neza ariko ntabwo uzi ngo ejo nugenda bizagenda gute, ushobora kumusanga uyu munsi afite ubushobozi ejo bikanga ugasanga kwa kugira abakozi ntabwo mushoboye kubishyura, bikaba ngombwa ko ibintu byose ari wowe uzajya ubikora. Niba uri umunebwe rero biragoye yuko umusore yakugira umugore kubera ko bo baba bareba muri angere zose. Ikindi kintu nanone umusore yakubonaho ntazigera kugira umugore, uri wa mukobwa ukunda ibintu bihenze, ni ukuvuga ngo uri wa muntu uhora ushaka ibintu birenze utitaye ngo ese ibi bintu nshoboye kubigura. Kwambara ibihenze si bibi, kuba watunga ikintu gihenze si bibi, ariko si icyo kintu wifuza ushoboye kukigurira mbere y'uko wenda tuvuga ngo umupatana wawe cyangwa se inshuti yawe yakiguha, wowe ubwawe ushoboye kukigurira. Niba rero wumva ko udashoboye kukigurira, icy'ingenzi ni uko washaka uko washobora kukigura kugira ngo ubashe nyine korohereza abandi. Kandi ikindi nanone hari igihe usanga ukeneye ibintu bihenze mu by'ukuri utanabikeneye, urashaka guhaza amarangamutima yawe cyangwa se ibyifuzo byawe, ariko nyuma y'igihe ukazasanga n'ubundi bya bintu ntabwo wari ubikeneye. Rero niba umusore akubonye ikintu cyo gusesagura cyane ntabwo ashobora kugira umugore. Ikindi kintu nanone umusore ashobora kukubonaho ntakugira umugore ni ukuba umuntu utagira icyo utinya, ugasanga uri wa mukobwa umeze nk'icyihebe nta kintu utinya. Ubundi mu kuremwa k'umuntu cyangwa se muri kamere y'umuntu habamo ikintu cyo gutinya, iyo sanse turayigira kugira ubwoba. Iyo ugeze rero kuri rwa rwego rwo kumva ko nta kintu gitinya, uba waramaze gukomereka cyane mu marangamutima, hahandi uba usigaye umeze nk'igikuta cyangwa se n'igiti, nta kintu kikunyeganyeza, nta kintu kiguteye ubwoba. Ni ukuvuga ngo rero iyo umusore abonye uri wa mukobwa udatinya ntabwo ashobora kugira umugore. Ikindi nanone umusore ashobora kukubonaho ntakugira umugore ni ikintu cyo gukunda kubeshya. Ikintu cyo kubeshya buriya niba ushaka ko urukundo rurama cyangwa se rukamera neza, uzirinde kubeshya umuntu mukundana. Kuko mu kubeshya iyo umuntu yakubeshya ukamenya ko wamubeshye nta cyizere uba ukimufitiye. Niyo mpamvu rero umusore yamaze kubona ko ukunda kumubeshya, birangira nuko uvuga ngo ibi nyine biba biri aho muganira biri aho, kuko we ntashobora kukubwira ngo nabonye ubeshya ngo none ngo turatandukanye. Hari ushobora kubikora yesi, ariko hari n'ushobora kukureka kuko avuga ati n'ubundi uriya nta gahunda irambye mufiteho, reka mureke gutyo tube tubanye gutyo bitewe n'uko hari ibyo amfasha. Ikindi nanone umusore ashobora kukubonaho ntakugira umugore, kuba uri wa mukobwa w'ikirara. Hari abantu binjoyinga ijambo uburara, wamwita ikirara akumva mbese ni ibintu biri fani biri purawudi, ariko ni bibi kuko iyo wamaze kuba ikirara ntabwo uba ukibarwa mu bantu bazima, reka mbyite gutyo, kuko kuba ikirara uba warataye indangagaciro, ntawe umuntu uba ukigira, ntuba ukigira ya kirazira, uba uri wa muntu nyine w'ikirara nawe urabizi. Rero ni ukuvuga ngo iyo umusore abonye uri ikirara, ni ukuri ntashobora kugira umugore, ashobora kukubeshya urukundo kugira ngo wenda aguprofite, ariko nta gahunda y'igihe kirekire yakugiraho. Ikindi nanone umusore nakubonaho iyi ngeso ntabwo ashobora kugira umugore. Niba uri wa mukobwa ukunda gukoresha amagambo yo ku mihanda, amagambo yo ku mihanda birazwi ko ari ya magambo atagira ikinyabupfura, reka mbyite gutyo. Uri wa mukobwa wisanga amagambo yawe rwose ni ya magambo adafite ikinyabupfura, ntumenye ijambo uvuga ngo ndi mu bantu cyangwa se sindi mu bantu, nyine ntabwo uzi kwikontorora mu mivugire yawe, ijambo ryose rije uravuga ya magambo nyine atiyubashye, ugasanga uri wa muntu ukunda gukoresha ayo magambo. Buri muntu wese iyo ukunda umuntu uba ushaka kumubona muri angere nziza yo kwiyubaha no kuguhesha agaciro. Ni ukuvuga ngo iyo uri wa muntu rero utazi kwiyubaha, biragoye ko wakubaha mugenzi wawe. Rero iyo umusore abonye uri wa mukobwa ukunda gukoresha amagambo atiyubashye, biragoye rwose ko yakugiraho igihe kirekire. Ikindi nanone umusore ashobora kukubonaho
akaba atakugira umugore, kubona uri wa mukobwa ugira ishyari. Aha ngaha ndavuga ishyari ribi kuko n'ishyari ryiza ribaho. Hari igihe ushobora kubona mugenzi wawe yarageze ku bintu bikomeye, ibintu byiza, ukumva ufite ishari ryo kuba wagera aho yageze cyangwa se ukanamurenga. Ariko nanone hari igihe usanga uri wa mukobwa ugira ishyari rya bagenzi bawe. Kubona mugenzi wawe atunze iki kintu, ntushake kumenya wenda ngo ube wanamwegera umubaze se wabigenje gute, wanyuze hehe, kugira ngo nyine nawe abe yaguha uburyo yabibonyemo wenda nawe wabikora, ahubwo ukumva umufitiye ishyari ryo kuba yabura cya kintu, ukumva nta cyiza wifuriza mugenzi wawe, ariko wibuke neza ko ibyo wifuriza abandi nawe bikugeraho. Niba uri wa mukobwa rero ugira ishyari, biragoye ko umusore yakugira uw'igihe kirekire. Ikindi nanone umusore ashobora kukubonaho ntakugire umugore, ni uri wa mukobwa utazi kwibwiriza. Igitsina gabo gikunda kwitabwaho, kandi kugira ngo wite ku muntu ni uko hari icyo ugomba kwibwiriza. Hari ibyo ugomba kwibwiriza gukora, ukamenya ngo akeneye iki, akeneye iki, ndamukorera iki, uko niko kwibwiriza. Umusore rero iyo abonye kuri wa muntu utazi kwibwiriza, ibintu byose bakubwiriza, yewe n'ibikurebaho ku buzima bwawe ubwawe, ugasanga nabyo barabikubwiriza. Icyo gihe rero iyo umusore akubonyeho icyo kintu, biragoye ko yakugira uw'igihe kirekire. Ibi bintu rero nibyo naguteguriye, ni ingeso zitari nziza kandi abasore badakunda ku bakobwa. Ushobora kwisanga rero wari ufite zimwe muri izi ngeso, kumva wenda ari ibintu bisanzwe, ariko